aho ubundi ugira ubwenge. ahubwo se warabugira wowe ugiye gukora ibyo bintu byose niwo bugira nyumvira. None se iyo wifata ukambwira ngo ibyo bintu mbigumane nta soni none se ngagenda ubibwire mu rugo bakwice, noneho umbwire cyakora nibakwica utazaza umbwira ngo iki n'iki, nibakwica ni akazi kawe uzagenda ubyimenyere uzabarera ariko wifate unimame. ye ntabwo ndi mushiki wawe niba ari ibyo utangiye. uzabarera ariko ubarera se ubarera iki? njye nijye wabateye inda. Halo? Halo? Meze bite? Nso amakuru urakomeye. ase we ko wigize bize ubundi bite byawe? ntago nabuze ahubwo niwe wabuze, ariko ntago wabuze se uheruka kumvugisha ryari? ntago wabuze uheruka kumvugisha ryari? sinahuye ko ngiye kugira akazi kenshi. ako kazi kenshi gasimbura umuvandimwe, ibyo ngibyo uba urimo ni ibiki? mva nkubwire, ariko nawe ni uko windenganya gusa. mwese ubu kuri nawe ko wagiye mu rugo, kuki utambajije impamvu ntaje? Mana yanjye, nanjye namazeyo iminsi 2 yonyine nkahita ngaruka. sawa nyine ngaho mujye mukomeza. ubwo se kuki umeze ute se wowe? umeze ute? meze nabi. sigaye wihererana ibintu ntumbwire. ese ko utamvugishije wowe? wowe nagiraga na mushiki wanjye, nabwiraga ibintu byose, none oya waragiye nzajya unsimbuza nkuvugisha akazi. nimbona umwanya. nuko nyine byacagamo se? byacagamo? byacagamo, ariko ndashaka kuva muri iyo mudu, ntabwo ariyo nkuzimo pe, wagiye muri serensi mudu. ese mu rugo byagenze bite? mu rugo byagenze bite? byagenze neza nta kibazo. ntabwo se bitotombye cyangwa banyibazeho impamvu naje mu minsi mikuru? nyine uretse kubivugaho nkabwira ati isi ry'i Kigali k'akazi kaba katujyanye nta kindi. uzi se ni ukubeshyera akazi nyine. mva nyine uzi sha noneho ni danje ibintu byahinduye isura. yego mana yanjye, byagenze bite se? sha wumve ngo ntabwo uzi wa mushere wanjye se? urumva ndebe kubwira, ntabwo uzi wa mushere wanjye? inde beti? oya afisa. iminsi mikuru itaraba yaje kunsura, urumva? ibintu ndi kukubwira ndagira ngo ngire inama. amaze kuza kunsura turaryamana. maze kuryamana haciyeho iminsi na beti nyine araza turaryamana nawe. oya noneho ahantu byabereye bibi ntaho nzi. ni hehe? nagize ngo ibintu byararangiye n'iki, habura nk'iminsi 2 ngo noheri ibe. afisa yarampamagaye arambwira ngo yari amaze iminsi ambwira ngo ararwaye, ndamubwira ngo ajye kwa muganga. avuye kwa muganga arambwira ngo basanze atwite. aho ngaho nta nubwo nahise ngira ikibazo, ahubwo mbaza ngo ikibazo cyabereye he. ibaze ko hadaciyemo n'umunsi umwe na beti yahise ampamagara arambwira ngo aratwite. yesu mwana, ntabwo wabikora. oya sha, mbese ubwo ibyo nurabyizeye neza se? kandi nanjye narabishidikanyijeho nkajya kubireba byose nkasanga
kuko bose ntawe uzi ko nkundana n'undi, eh nta n'uzi undi, eh ubwo rero buri wese namukurikiranye ukwe, buri wese namukurikiranye ukwe, eh sha umve ngo ibintu biriyo ahubwo bose inda ziragaragara, ahubwo mwitegure guheka. babiri akomana aho bro, ibyo bintu ko ntari mbizi byagenze gute bose kandi Mm. gusa ibyo bintu wabikoze utekereza ibyo bintu wabikoze utekereza ikigo bose kuki utanakoresheje protection ariko kugabanya ibyo ngibyo bitangira kumenyera se umbwira man. bitangira kumenyera umbwira ibyawe wowe ikibazo cyarabaye bitangira kunza ibyo se kutabimbwiye mbere ariko nawe ntabwo ibyo nyine kutabimbwiye mbere ikibazo kitaraba nese icyo kibazo ari wakimwe tekereza uzi situation mu rugo tubamo uzi ibintu byose none uratangiye umbwiye ibindi ubwo se tekereza noneho babiri bose ubwo se urumva ibyo bintu turi bubyaranje gute ngambwira icyo gukora noneho mbere we yahita agwa muri ko murabizi umutima woroshye agira alo ndakumva mbese rero reka nkubwire ibyo bintu ntabwo babibwira mu rugo kuko urabizi viye yakwica yakumanika nta kintu wabwira noneho hari mere uri hariya we noneho nta kintu wazumubwira so rero ibyo bintu byigumane nk'uko wabikoze wabitekerejeho byigumane ushaka uko sovinga icyo kibazo aho ubundi ugira ubwenge ubwo se warabugira wowe wagiye gukora ibyo bintu byose n'uwo bugira nyumvira none si iyo wifata ukambwira ngo ibyo bintu mbigumane nta soni none se ngagenda ubibwire mu rugo bakwice noneho umbwire cyakora niba kwica utazaza umbwira ngo iki n'iki niba kwica ni akazi kawe uzagenda ubyimenyere uzabarera ariko nimame ya ntabwo ndi mushiki wawe niba ari ibyo utangiye uzabarera ariko ubarera se ubarera iki ngiye n'igihe bateye inda yes reka mbashimire kandi mbifurize amahoro y'Imana ndabaramukije mu izina rya Yesu aho muri mu mpande z'isi zitandukanye muri kumwe n'umusore wanyu Olivier Olipi nk'ibisanzwe mbanje kugira ngo twiganirire uyu munsi turaganira ku kintu kivuga ngo bigenda gute kugira ngo wisange bimeze bityo ugasanga umutipe afite abana babiri ku badamu babiri batandukanye kandi abana banganya imyaka umuntu uri under 18 urahejwe neganirire n'ababyeyi abamama abapapa reka mpere ku babyeyi wowe mubyeyi uri kureba ino video ibaze umwana wawe ndavuga ubwo umusore aramutse akuzaniye ikibazo kimeze gutya byagenda bite wabyitwaramo gute papa nawe mama rero byangendekeye gutya nisanga mfite abana babiri banganya imyaka nababyaye ku bakobwa babiri batandukanye wabitekerezaho iki wakumva bimeze bite wakora iki wamubwira iki wamugira uti wabigenza ute wabyitwaramo ute musore usanze b'abakobwa utendeka barenze umwe wabateye inda mu gihe kimwe ejo ukumva ko y'umwe akakubwira sheri wari uzi n'ikindi usiko bya bintu twakoze wanteye inda uwundi hataracaho umunsi n'undi akaba araguhamagaye kandi bose ntawe uzi undi icyo ni ikibazo ngira ngo tuganire uranyandikira muri comment umbwire uko bimeze